Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nshimye Imana cyane inyongereye uyu munsi ko yari isanzwe yo kubaho. Ndashima Imana ko ikomeje kuba mu ruhande rwanjye, kandi ndashima Imana ko numva ngiyikunze, ndumva ngifite inzira z'igisiyoni mu mutima. Nawe niba ukibasha kunyumva, ushimane Imana nanjye igutije uyu munsi ukaba ugihumeka. Uko byaba bimeze kose ushima Imana. Imana niyo gushimwa turwaye, niyo gushimwa turi bazima. Yesu ni umwami ibihe byose. Ufatikanye nanjye kumushima, utitaye ku biri kukuvuna n'ibiri kukubabaza. Ushima Imana gusa ko ari Imana. Imana iguha umugisha. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku magambo y'Imana avuga ngo kuba inshuti ya Yesu. Kuba inshuti ya Yesu turayasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 14. Mu nyemerere dusome duhereye ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Handitswe ngo, ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Imana ibaha umugisha. Ntabwo biri bunkundire kuvuga ubushuti ntavuze urukundo. Ntabwo ndi bubitandukanye. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ni amagambo dusoma mu gitabo cy'imigani ibice 17 umurongo wa 17 ayaho cyangwa agace kabanza. Handitswe ngo inshuti zikundana ibihe byose. Inshuti yanjye mukundwa, turimo turareba uburyo umuntu yaba inshuti ya Yesu. Narinje kukubwira uyu munsi ngo inshuti zikundana ibihe byose. Yego, aya magambo twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni Yesu ubwe wayavuze. Yari arimo aganira n'abigishwa be, arangije arababwira ngo itegeko ryanjye mbahaye niri, mukundane nk'uko nabakunze. Mwihangane nubwo turi kuvuga kuba inshuti na Yesu, ariko ntabwo byakunda kuvuga ubushuti utavuze urukundo. Yesu rero yatangiye ababwira ngo itegeko ryanjye mbahaye ngiri, mukundane nk'uko nabakunze. Arababwira ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Ageze kuri 14 arababwira ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Yarababwiye, ni ukuvuga kuri uyu murongo wa 14, yarababwiye ngo hariho icyangombwa kugira ngo mube inshuti zanjye, nuko mukora ibyo mbategeka. Bene data bakundwa, kuba inshuti ya Yesu ni gute? Cyangwa twaba inshuti ya Yesu gute? Cyangwa inshuti y'Imana gute? Kugira ngo umuntu abe inshuti y'Imana hari icyo bimusaba. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 17 umurongo waho wa 30. Reka mbasomere mwumve. Haravuga ngo iyo minsi yo kujijwa
Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Imana yategetse abantu kwihana. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana, inshuti ya Yesu, hariho ikigutegeka. Ikintu cya mbere igutegeka, hariho itegeko ryitwa kwihana. Imana ishaka ko abantu bose bihana, bagakizwa, bakamenya ukuri, nibwo bazaba inshuti yayo. Iyo usomye mu gitabo cy'Imigani ibice 23 umurongo wa 26, umva uko havuga. Haravuga ngo mwana wanjye umutima wawe, kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Icyo Imana ishaka kugira ngo ube inshuti nayo ni umutima wawe, nuko wihana, ukihana ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe uzaba winjiye mu nshuti z'Imana, mu nshuti za Yesu. Umaze kumwakira ukamwegurira byose, icyo Imana ishaka cya mbere ni wowe, ni umutima wawe ishaka. Hanyuma nurangiza kubikora gutyo, maze kuvuga ngo Yesu nyakira, ndakwihaye, mbere umwami, mbere umukiza, mbabarira ibyaha byanjye, ndakwizeye, uzaba ubaye inshuti nayo. Nurangiza witware uko inshuti zitwara. Nababwiye ngo ntabwo navuga inshuti ntavuze ku rukundo. Uyu Yesu rero ushaka ko tuba inshuti, we yarangije umurimo we, kuko Bibiliya igitubwira mu gitabo cy'Abaroma, cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu bice byaho 5 umurongo wa 6, haratubwira ngo tukiri abanyabyaha mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Twebwe yaradupfiriye, yarangije umurimo we. Icyo adusaba nuko tumwizera, tukemera icyo gikorwa yakoze, tukamwizera, tukamwakira. Nicyo adusaba cyonyine. Yarangije umurimo we. Noneho rero twebwe iyo tumaze kubikora tuba inshuti nawe. Niba tuba inshuti nawe rero turakora iki? Iyo abantu bari inshuti, iyo umuntu ari inshuti yawe, inshuti yawe ugomba kumenya ibyo ikunda, ukamenya ibyo yanga. Kubera iki? Iyo umenya ibyo inshuti yawe ikunda, nibyo ukora kugira ngo uyinezeze. Iyo umenye ibyo yanga, nawe urabyirinda kugira ngo utayibabaza. Yesu rero ushaka ko tuba inshuti, niba waramaze kumwakira, niba ushaka gukomeza ubushuti nawe, ariko icyo gikorwa cya mbere yakubwiye ngo umutima wawe, icyo ashaka nuko ubushuti bwawe nawe bugumaho, kuko twavuze ngo inshuti zikundana ibihe byose. Yesu rero akunda kwera, nuwera, arakiranuka, ashaka ko twanga ibyaha, yanga ibyaha, natwe ashaka ngo tubyange, tubyirinde. Yesu arera, akunda gukiranuka. Haleluya. Inshuti zikundana ibihe byose. Uwo ukunda wita ku byo akunda, ukabiha agaciro, ukirinda ibyo yanga kugira ngo utamubabaza. Ikindi, inshuti yawe uyibonera igihe. Yesu abanza kugusaba, yagusabye kwa kundi ngo ubanze umwakire mu mutima wawe. Ni wowe ubwawe Yesu ashaka. Numara rero kumwiha, arashaka kumuha igihe. Umuha igihe cyawe, mubonane mu gusenga, mubonane mu gusoma ijambo ry'Imana. Inshuti uyibonera igihe. Ikindi, inshuti urayitangira. Yesu yaratwitangiye, niko twasomye muri rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma. We yaratwitangiye, yarangije umurimo we. Bibiliya igitubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16, nk'uko Imana yakunze abari mu isi, yatanze umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntabwo azapfa rubi, kugira ngo atarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Tukiri abanyabyaha, tukiri abanyantege nke, Yesu yapfiriye abanyabyaha kubw'urukundo dukunda. Yaradupfiriye nk'inshuti ze.
twasomye ngo nta muntu n'umwe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Yesu yaradupfiriye, Yesu yaratwitangiye. icyo adusaba ni ikihe rero? Yesu natwe aradusaba kumukunda nk'uko yadukunze. Yesu we yarangije umurimo we wo kudukunda kera, na n'ubu aracyadukunda. yarangije umurimo wo kudupfira no kuducungura. rero niba twaramwizeye, dukomeze tumubonere igihe. Twaramwihaye ubwacu, ariko arashaka n'igihe cyacu. iyo inshuti zikundana zitanga impano, cyangwa zitangana impano. uwo ukunda umuha impano. Yesu yaduhaye impano y'ubugingo bwe. impano Yesu ashaka ni iki? wowe umuha umutima wawe, hanyuma umuhe igihe. buri munsi umuhe igihe. hanyuma kuko tujya tunaririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye byose ni iby'uwo mucunguzi, n'ibifatika. Yesu kubera yuko mutazahura ngo umuhe umwenda, ntimuzahura ngo umuhe amafaranga. umva icyo Bibiliya igusaba. urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 3, umurongo wa 16. iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. ntabwo Yesu adusaba kujya kubapfira. igitambo yatanze kirahagije, ariko ibyo bifatika: gusura bene data, kubaha ibyo kurya, kubaha ibyo kwambara, kwitanga ku murimo w'Imana, tuzaba duhaye Yesu. Bibiliya igitubwira ngo birya mwakoreye abato. Yesu hariho igihe azatubwira ngo ninjye mwabikoreraga. Imana nibaha umugisha. niba ukunda Yesu, inshuti zikundana ibihe byose, gumana nawe, ukora ibyo akunda, wirinda ibyo yanga, umubonere igihe. kandi nk'uko yagukunze ukunde nawe bene data. niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. inshuti zikundana ibihe byose, ukundane na Yesu akaramata. kandi n'inshuti zawe nazo ukomeze kuzikunda, ntugahinduranye inshuti nk'uhinduranye imyambaro. Imana ibaha umugisha. inshuti zikundana ibihe byose.